Hello everyone. Mwese. My name is Kevin. Amazina yanjye nitwa Kevin. I belong to IYF organization. Mu muryango witwa IYF. And I come from Korea. Nturuka muri Korea. Today I want to speak about man's mind. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku byerekeye imitekerereze. People have different heart and desire. Abantu bafite imitima itandukanye ndetse n'ibyo bararikiye bitandukanye. Likewise, I always want to eat something and sleeping every day. Muri ubwo buryo ndi umuntu uhora wifuza kuryama ndetse no kurya buri munsi. How about you? Ese wowe bimeze bite? I think you may also want to eat and sleep every day, aren't you? Ndatekereza yuko uri umuntu uhora wifuza kurya ndetse no kuryama buri munsi. Siko bimeze? So today I want to tell you why we need to control our desires. Rero uyu munsi ndashaka kubabwira ukuntu twashyira ku murongo ibyo turarikiye. Actually, many people live controlling their desires. Mu by'ukuri abantu benshi cyane babayeho bashyira ku murongo ibyo bararikiye. But for some it's not. Ariko kuri bamwe suko. I want to tell you one example. Ndashaka kubaha urugero rumwe. Let's think that I have one sports car. Reka tuvuge ko mfite imodoka y'amasiganwa. This car is very fast. Iyi modoka irihuta cyane. That's why I can go easily and fast wherever I want to. Niyo mpamvu nshobora kugenda mu buryo bunyoroheye naho nshaka kujya nihuse cyane. Right? Sibyo? However, even though this car is very fast, ariko nubwo iyi modoka yihuta cyane, but if this car doesn't have good brake, ariko iyi modoka idafite feri ikora neza, how will this car be? Ese iyi modoka yamera gute? It will make a big accident. Izakora impanuka ikomeye. That's why good car has good engine. Niyo mpamvu imodoka nziza zigira moteri ikora neza. Also must have good brake to stop it easily. Kandi zigira feri ikora neza ishobora kuyihagarika igihe icyo ari cyo cyose. Right. Siko bimeze? Likewise, if we don't have a device in our heart, muri ubwo buryo iyo tudafite natwe mu mitima yacu iby'ingenzi, we will cause big trouble to others. Tuzatera abandi ibibazo byinshi. So I want to tell you about my story. Rero ndashaka kubabwira inkuru yanjye. I was living with my thoughts and desires. Nabagaho nkurikira ibitekerezo byanjye ndetse n'irari ryanjye. I wanted to live doing whatever I wanted to. Nabagaho nshaka gukora icyo nshaka n'igihe ngishakiye. Like drinking and smoking. Nko kunywa inzoga cyangwa kunywa itabi. I liked to play every day. Nakundaga gukina buri munsi. So my life started to become worse and worse. Ubuzima bwanjye bwatangiye kuba bubi umunsi ku munsi. After 1 year later, nyuma y'umwaka umwe, I heard about how to control my desires and thoughts in the high school camp. Numvishije ibijyanye n'ukuntu nashyira ku murongo ibitekerezo byanjye ndetse n'ibyo nifuza mu kigo cy'amashuri nigagamo. Afterwards, I thought about my image. Nyuma yaho natekereje isura yanjye. Later, I could realize that I was only living with my desires. Nyuma yaho natahuye ko nabagaho nkurikira ibyo ndarikiye gusa. And I decided to change my image and lifestyle. Nafashe umwanzuro wo guhindura isura yanjye n'uburyo nabagaho. After that, I was able to change and discovered how to control my desires. Nyuma yaho nabashije gusobanukirwa uburyo nshobora gushyira ibitekerezo byanjye ndetse n'ibyifuzo byo nifuza ku murongo. So my life changed. Rero ubuzima bwanjye bwarahindutse. I could enroll to the good university for me in Korea. Nabashije kwiyandikisha muri kigo cya kaminuza cyiza muri Korea. And here I came to do volunteer and I am learning many things continually through different people. Rero naje gukora na bushake hano kandi ndi kwiga ibintu byinshi bitandukanye mu bantu batandukanye. So I want to tell you that we must have break in our hearts. Rero ndashaka kubabwira ko tugomba kugira feri mu mitima yacu. People have much desires in their hearts. Abantu benshi bafite ibyo bararikiye mu mitima yabo. Same like me. Nkanjye. Therefore, important thing is rero ikintu cy'ingenzi cyane nuko
If you don't have good equipment in your heart, niba udafite ibikenewe byose mu mutima wawe, you can't control your heart. ntabwo ushobora gushyira ku murongo umutima wawe. You will have many problems in your life. Uzagira ibibazo byinshi mu buzima bwawe. Thus, you may want to know how to control your heart, right? Rero ntekereza ko ukeneye kumenya uburyo washyira umutima wawe ku murongo. Ese siko biri? You have to do practice of how to endure, Ugomba kwitoza uburyo bwo kwihangana, starting from small things, uhereye ku bintu bito cyane, like eating some snacks or ice cream, sleeping, and so on. nko kurya utuntu dutoya, ice cream cyangwa se kuryama. Once you constantly do like that, Iyo ubikora uhozaho, you can live joyful life. ushobora kubaho ubuzima bunejeje. I want to finish my lecture by here. Ndashaka gusoreza icyigisho cyanjye hano. Thank you for listening.